Aba ni abasitari cyangwa se urutonde rw'ibyamamare bigenda bivukana bikora akazi kamwe. Ngayo nguko dore ko abenshi bazi ibyamamare bigiye bitandukanye bakibaza ati se ibi byamamare byaba bituruka he, byaba bivuka he, ese muri famiye niwe ushobora kuba ukora uwo mwuga cyangwa se ibyo akora niwe gusa ushobora kuba waravuyemo. Abantu benshi nibyo bagenda bibaza, ariko dore ko nubwo babyibaza hari ibyamamare hano mu Rwanda bigenda bifite abandi cyangwa se abo bavukana bakora akazi kamwe. Turasangamo bise The Ben, Tiger B muramuzi yarakunzwe, afite Petit Frere we nawe ni umuririmbyi ukomeye cyane. Mu rwenya rero ho turasangaho abasore cyangwa se abakinnyi ba filime cyangwa se n'udukomedi bakunzwe hano mu Rwanda bagenda bafanwa cyangwa se bakurikiranwa cyane. Hari uwo bita Gringo Kembo, Patino ndetse na Olomide nawe uramuzi cyane, ubwo Olomide we afana ikipe ya APR, Gringo Kembo mu gihe afana ikipe ya Rayon Sport. Patino muramuzi ni umukinnyi wabashije kuba wakina kera cyane, dore ko aba batatu bavuka mu nda imwe bavukana, dore ko aba babiri ariwe Gringo Kembo na Olomide bo ari impanga. Ibyo rero ibyo utaruzi, Patino mbibutsa ko Patino yatangiranye n'uwo bita Inyagiso, icyamamare gikomeye hano mu Rwanda cyabashije kuba cyakora ibintu bikomeye, ariko Patino nawe ubu asigaye yikinira ku giti cye, dore ko afite YouTube channel ze zigenda ziyamuha. Ngayo ngoko uyu se we wari umuzi. Abana abashoramari bakomeye b'ibyamamare bagenda bavuga ati uko byagenda kose twebwe turakodesha Big Arena kugira ngo babashe kuba bakoreramo igitaramo. Rero aba ni abashoramari b'ibyamamare bigiye bitandukanye, bamwita Coach Gael ndetse na Petit Frere we yabashije kuba yamwinjiza muri genge y'abashoramari, dore ko mbibutsa ko aba bose baba bari gukorana na Bruce Melody, dore ko yasohoye ingoma yitwa Pompo mu minsi mike. Turaza kubasobanuza filime utaruzi ko bavukana. Abangaba ntabwo wari uzi ko bashobora kuba bavukana, ariko mbabwira ko bavukana. Hari uwo bita Yanga, akaza Junior Giti ndetse na Sankara da Premier. Aba ni abasobanuzi basobanura neza hano mu Rwanda, dore ko bigaruriye imitima y'abatari bake mu Rwanda, ariko ntabwo wari uzi ko bavukana. Ibi byamamare rero bisobanura filime bakora akazi kamwe kandi bavukana. Nk'uko rero mu minsi yatambutse bitagenze neza, ariko ubu abandi bano babiri bo bagasigayemo ari uwo bita Junior Giti ndetse na Sankara da Premier. Ubu nibo bari gusobanura filime kandi bavukana uko ari batatu. Niko kazi kabo ka buri munsi, dore ko ari nako kabatunze, banavuga ati aka niko kazi kacu kandi katugenewe. Ku mwanya cyangwa se ku rundi ruhande turahasanga abandi basobanuzi bamwita Rocky Kimomo.
Rocky Kimomo biragoye ko ushobora kuba utamuzi kuko ni umuntu ukunzwe cyane hano mu Rwanda ndetse n'imahanga, dore ko asobanura filime akazinyuza kuri website ye ndetse agakora n'ibiganiro akabinyuza kuri YouTube channel ye, dore ko kuri YouTube channel agize abasubscribers 1,500,000 barenga. Mbibutsa ko uyu Rocky Kimomo ndetse na Petit Frere we basobanura filime zimeze neza. Ese wowe ushobora kwibaza ati se uyu we ninde, uyu se ni Kadafi cyangwa se uyu ninde? Dore ko uyu Rocky nk'uko yabashije kuba yavuga ati uyu ni Petit Frere. Haya basi, mu yandi makuru ndababwira ko uwo bita Bwiza umukobwa uririmba neza hano mu Rwanda ufite ijwi rimeze neza, afite igitaramo ari gutegura bise Bwiza Home Tour 2026, dore ko yavuze ko agiye kuzenguruka isi yamamaza alubumu ye. Hari ibihugu ashobora kuba azagenda yamamarizamo, Amerika, hakazamo Canada ndetse n'ibindi bihugu byo muri Afurika azagenda yamamazamo iki gitaramo cye yateguye uyu mwaka wa 2026. Rero nshuti, twakomeje kubana muri ikiganiro, mwese kuri mutarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuza tubagezaho bizobageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Ciao ciao.